yewe mu muco w'abanyarwanda kirazira kwigunga turataramana twembi turi kumwe n'ababyeyi turi kumwe n'abasaza urubyiruko rurishimye yemewe abagira inama Imana irabasanga dufite umugisha tubonye abataramyi be nzahora nshimira Imana igihe cyose nimumvaje turirimba Imana nishimirwe Imana niyo yaremye umuntu mu bwenge bwinshi Satani arabuyobya Satani niwe wayobeje Pawulo igihe yari Sawuli yica abana b'Imana Satani n'umugome arakatu tumuhindura tumwima amahirwe. Hello guys, nkuko mubibona rero hano imbere twabazaniye umutumirwa ni umuntu w'umugabo nanze kumuvuga kuko nawe ni umuntu w'umugabo nta muntu uvuga umugabo ahari. Reka tumuhe ikaze kuri Bohoka Umutima TV atwibwire asigaye tubakomereze ewana n'igitaramo cy'uyu munsi. Karibu. Murakoze cyane. Bohoka Umutima ndabashuhuje kandi mbifuriza no kugira umunsi mwiza na weekend nziza. Nge nitwa Nzinzi ndi umutaramyi rero byahamye mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, indirimbo zisanzwe zo gutarama. Nkaba ndi gukora hano muri Kigali, ubundi muri Gasabo, ariko ahantu hose ndahemereye kuhajya. Reka mbashimire rero abantu bari kuri Bohoka Umutima TV, abari mu gihugu, abari bwota amasimbi, mbashimire cyane kandi mbakangurira gukomeza gushyigikira Bohoka Umutima TV. Yes, nge nitwa Nzinzi banzigiye. Yemwe Bohoka Umutima agenda bemera icyo mbakuniye n'ukuri murashoboye. Bohoka Umutima n'abakunda ab'iburasirazuba ab'iburengero bwaryo mu majyaruguru hose mu majyepfo y'u Rwanda ndetse mu mujyi wa Kigali ngo nibwota amasimbi. Yemewe Bohoka Umutima agenda bemera icyo mbakuniye n'ukuri murashoboye. Yewe nguwavuga ibigwi byanyu gakwira bugacya kuko dufite ingero nyinshi. Yemewe Bohoka Umutima agenda bemera icyo mbakuniye n'ukuri murashoboye. Yewe mu muco w'abanyarwanda kirazira kwigunga turataramana twembi turi kumwe n'ababyeyi turi kumwe n'abasaza urubyiruko rurishimye. Yemewe abagira inama Imana irabasanga dufite umugisha tubonye abataramyi be. Nzahora nshimira Imana igihe cyose nimumvaje turirimba Imana nishimirwe. Nzahora nshimira Imana abemera gato bose bamenye ko iri kumwe natwe. Ngo rega ntiri kure y'uwariwe wese ariko abatemera maheze mu gihirahiro. Ntibareba umusaraba ngo bemere uwabo bambweho amafiti imbabazi. Yewe nimureba
umusaraba mwemera uwabo bambwe hadufitiye imbabazi. Yababariye abana b'Isiraheli bambutse inyanja, erega byari bikomeye. Imana yaturindiye mu mashyamba, twambutse inzuzi, erega byari bikomeye. Imana yaturindiye mu mpanuka, maze turarokoka, dufite impamvu yo kuyishima. Nzahora nshimira Imana igihe cyose, nimumfashe tuyihimba, Imana nishimirwe. Nzahora nshimira Imana, abemera gato bose bamenye ko iri kumwe natwe. Ngo erega ntiri kure y'uwariwe wese, ariko abatemera baheze mu gihirahiro. Nibareba umusaraba ngo bemere uwabo bambwe abafitiye imbabazi. Yababariye Dawidi umwicanyi, akaba n'umusambanyi, dufite impamvu yo kuyishima. Yababariye Pawulo wari Sawuli, yica abana b'Imana, dufite impamvu yo kuyishima. Nzahora nshimira Imana igihe cyose, nimumfashe tuyihimba, Imana nishimirwe. Nzahora nshimira Imana, abemera gato bose bamenye ko iri kumwe natwe. Ngo erega ntiri kure y'uwariwe wese, ariko abatemera baheze mu gihirahiro. Ngo erega ntiri kure y'uwariwe wese, ariko abatemera baheze mu gihirahiro. Twagiye. Wo ku Mutima TV ndabakunda cyane. Yo Mana dusengira komeye, n'Imana itabura guseruka, ngo n'Imana yumva amasengesho. Yo Mana dusengira komeye, irakomeye. Yo Mana dusengira komeye, n'Imana itabura guseruka. Iyo Mana n'Imana yumva amasengesho. Iyo Mana dusengira komeye, narayibonye. Iyo Mana irakomeye, narayibonye ndi mu bushomeri, ngo n'Imana yumva amasengesho. Iyo Mana dusengira komeye, irakomeye. Iyo Mana dusengira komeye, n'Imana itabura guseruka. Iyo Mana n'Imana yumva amasengesho. Iyo Mana dusengira komeye, narayibonye. Iyo Mana irakomeye, narayibonye ndi mu bibazo, n'Imana yumva amasengesho. Iyo Mana dusengira komeye, ni nziza, yangiriye neza mutima wanjye, himbaza iyo Mana. Ni nziza, yangiriye neza mutima wanjye, himbaza iyo Mana. Ngo himbaza iyo Mana, ngo himbaza iyo Mana. Rachakora ibitangaza we Yesu, rachakora ibitangaza we Yesu wanjye, rachakora ibitangaza we Yesu, rachakora ibitangaza we Yesu wanjye. Mbere y'umusozi we ndaruha, wabambwiye ko azaza we nanuka ntere,
nereye umusozi wenda ruha yewe bambwiye ko azaza wenuka umusozi w'uburwayi burarusha ngo ariko iyo umukiza Yesu aje ndaruhuka nereye umusozi wenda ruha bambwiye ko azaza wenuka umusozi w'igifungo burarusha ngo ariko iyo umukiza Yesu aje ndaruhuka umusozi w'uburwayi burarusha ngo ariko iyo umukiza Yesu aje ndaruhuka umusozi w'ubukene burarusha ngo ariko iyo umukiza Yesu aje ndaruhuka nereye umusozi wenda ruha bambwiye ko azaza wenda ruka nereye umusozi wenda ruha bambwiye ko azaza wenda ruka Bohoka TV, Bohoka Umutima TV, turabakunda cyane. Yewe wasiwe wagushije ishyano ibyo mbona muri iyi si binyereka yuko yamanukiye se afite umujinya mwinshi intego yiwe ari ukwica ikiremwamuntu Satani n'umugome arakapu tumuhindura tumwima amahirwe Satani n'umugome arakapu tumuhindura tumwima amahirwe ngo Imana niyo yaremye umuntu mu bwenge bwinshi Satani arabuyobya Imana niyo yaremye umuntu mu ishusho ryayo ndetse iramutabara ngo icyo Imana iguhaye uzajya uhora uyishima Imana ni urukundo irangwa n'impuhwe nyinshi kuri bose nimwemere inkuru nziza erega twese turabana b'Imana nimwemere ntimugatinye Satani mumenye ko Yesu yatsinze urupfu nimukayitinye ntimugatinye Satani mumenye ko Yesu ari muzima Imana niyo yaremye umuntu mu bwenge bwinshi Satani arabuyobya Satani niwe wayobeje Adamu na Eva barya amatunda turacumura Satani n'umugome arakapu tumuhindura tumwima amahirwe nimwemere inkuru nziza erega twese turabana b'Imana nimukayitinye ntimugatinye Satani mumenye ko Yesu yatsinze urupfu Satani niwe wayobeje Dawidi asambanya umugore wa Uriya maze aramwica Satani niwe wayobeje Pawulo igihe yari Sawuli yica abana b'Imana Satani n'umugome arakapu tumuhindura tumwima amahirwe Satani n'umugome arakapu tumuhindura tumwima amahirwe nimwemere inkuru nziza erega twese turabana b'Imana nimukayitinye ntimugatinye Satani mumenye ko Yesu yatsinze urupfu nimwemere inkuru nziza mumenye ko Yesu ari muzima Satani niwe wayobeje Petero yihakana umwami ariko aramubabarira Satani niwe urimo gutera ibibazo mu ngo nyinshi zigasubiranamo
Satani ni urimo kuyobya abagore bagaca inyuma abagabo bo bakunda. Satani ni urimo kuyobya abagore bagaca inyuma abagabo babo bakunda. Satani ni urimo kuyobya abagabo bagaca inyuma abagore babo bakunda. Satani ni umugome arakapu, tumuhindura tumwima amahirwe. Satani ni umugome arakapu, tumuhindura tumwima amahirwe. Nimwemere inkuru nziza, erega twese turi abana b'Imana. Ntimugatinye Satani, mumenye ko Yesu yatsinze urupfu. Yewe wasiwe uwagushije ishyano. Satani ni urimo gutera ibibazo mu bashoferi bagakora impanuka. Satani ni urimo kuyobya abana bakihakana ababyeyi bo bibarutse. Satani ni urimo kuyobya ababyeyi bakihakana abana babo bakunda. Satani ni umugome arakapu, tumuhindura tumwima amahirwe. Nimwemere inkuru nziza, mumenye ko Yesu ari muzima. Ntimugatinye Satani, mumenye ko Yesu yatsinze urupfu. Nimwemere inkuru nziza, mumenye ko Yesu ari muzima. Umenye ko Yesu ari muzima. Nimwemere inkuru nziza, mumenye ko Yesu ari muzima. Murakoze cyane Bohoka Umutima TV, ndabakunda cyane kandi ndabashimiye. Nanasaba abakunzi ba Bohoka TV kwishyigikira, mukamuha subscribe, mukamuha like, mugasharinga. Yes, n'abakunzi banzinzi bose rwose Bohoka Umutima, mushyigikire cyane. Murakoze cyane.